Yes, amahoro y'Imana twizere ko mumeze neza, twizere ko mufite impagarike n'ubugingo. Rero abakunda Rwamucyo TV mwese mwamaze gukanda kuri subscribe, ariko nimba utarabikora uyu niwo mwanya kugira ngo kane kuri subscribe tujye tukugezaho ibiganiro bitandukanye bigaruka ku ngingo zitandukanye muri rusange. Nk'uko mubireba rero kuri TV yacu kuri screen tukaba turi kumwe n'umusore Rwamucyo rw'inkindi byahamye, akaba ari umutaramyi ibyahamye, ariko by'umwihariko akaba ari n'umwinfluencer, umusore rwose umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane kuri X, ubwo ni yahoze ari Twitter. Ku bantu bajya babona witwa Rwamucyo Jean de Dieu Nsengimana, n'uyu nguyu namuzanye rero kugira ngo tuganire, atuganize ubuzima bumeze bite, ariko tuzi no kugurira ku buzima bwo hanze ahangaha uko gahunda zimeze. Nimwe mu bagabo bakunda kuyobora ibirori by'ubukwe, ariko nanone ubwo nabyo ndaza kubigeraho kugira ngo tuze kubiganira, kuko hari ibibera mu bukwe ariko na nyuma yaho ugasanga hari ibindi bibaye, tuze kubiganiraho n'ubuzima busanzwe turimo muri ino si. Rwamucyo uraho neza? Muraho cyane. Ni amahoro? Ni amahoro. Basuhuza abadukurikiye. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo nyine birumvikana. Nitwa Rwamucyo rw'inkindi, ariko kandi ndi umutaramyi byahamye nk'uko wari ubivuze cyane. Yego. Umuntu ataramate kandi akiri umwana. We narinzi ko abantu batarama ari abasaza n'abakecuru cyangwa se abakuze. Buri muntu atarama bitewe n'uburyo amateka cyangwa se ashaka gukomeza gukungahaza umuco nyarwanda, ariko ubundi muri rusange buriya ndi Rwamucyo rw'inkindi, nkaba rutabura imigaba akunda ntwara rw'imicumu kiziheza abugabo, burya naritabaranye ubukoba n'ubukaka dutabaye ku isoko twembi nge na Rugina. Burya mihana yo kuri Goma nayigwijemo ingogo, ingabo yanjye n'umutame n'umwe hagije igihugu ndagihumuriza nkaba intwari y'ingabo. Ni Rwamucyo wa ngabo nzima kagakemba, wa mushi wa ngabo ya rugango rwa Nzaramba ya Ruhinangabo, nkaba ndi umusinga cyane. Ariko nkaba impirimbanyi y'umuco. Impirimbanyi y'umuco. Yego, ni impirimbanyi y'umuco. Irakunda n'igihugu ariko ikoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Hari umugabo bita Murangira Thierry, waba umuzi? Umuvugizi wa RIB? Ndamuzi cyane. Yego. Hari umuntu wambwiye ngo uriya mugabo baramutinya cyane, ariko nyamura kubaza ngo ari RIB na SID, ubundi utinya iki kurusha ibindi muri iki gihugu? Ubundi ntabwo umuntu agakwiye kumutinya, ariko indwara yo wagakwiye kuyitinya. Cyane ko burya umuntu umutinya kubera ko nyine hari icyo wikeka cyangwa ari icyo utekereza ko wakozemo icyaha, ariko nkanjye rwose ahubwo nkunda impanuro ze cyane. Ntabwo nge navuga ngo ndamutinya, cyane ko buriya urwego ruriho rukaba rushaka kureba ese ni ikihe dushaka kuba twarinda, ni ikihe dushaka kuba twageraho, ugomba kubaho urwo rwego. Rero buriya hari umuntu wajya kuvuga ngo buriya ngo umuntu utinya gupfa nuko aba ari umunyabyaha. Ubundi nta munyabyaha utinya gupfa. Ubaye nta byaha ugira wipfiriye nta kibazo. Ariko burya ngo n'igisambo gitinya gupfa, kandi iyo kigiye kwibakira abanza kikavuga ati mano mfashe ntibamfate. Nabyo birashoboka, ariko cyane ko buri icyiza nuko utakwiriye gutinya gupfa igihe cyose utari umunyabyaha. Murangira impamvu nari mugarutseho, ni umwe mu bagabo bakunda kuvuga ntiburya imbe bifatirwaho isanzwe inyura, cyane ko ku bantu navuga bafatirwa mu byaha. Nkawe ni ikihe cyaha wumva uzafatirwamo umunsi umwe? Ni ikihe cyaha icyaha nshobora gufatirwamo umunsi umwe se? Ntekereza ko hari igihe nacyita icyaha, ariko buriya kiba icyaha iyo cyamaze kuguhama, ndetse kikaba icyaha iyo kiri mu byaha bihanwa n'amategeko. Ariko ni nayo mpamvu umuntu ashobora gukora icyaha atazi ko ari icyaha. Nk'ubu ngubu nshobora kuba ndi kuri iyi kamera umuntu akabigira icyaha, ariko mu by'ukuri atari icyaha. Ubwo rero nimba ndi kuri kamera bikitwa icyaha, ubwo nzajya nkifatirwamo, kuko ubu ngiye kujya nza kuri kamera cyane. Rumwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane ngaruke kuri X, imbuga nkoranyambaga uzikuramo iki? Njyewe ikintu bita imbuga nkoranyambaga ndanagikunda cyane, kuko buriya ngo utazi isaha igeze, cyane kuko isi buriya ngo yabaye umudugudu. Nshobora kuba nicaye ahangaha imbere y'iyi kamera, n'abari burebe ibingibi bakabireba bibereye muri Amerika. Urumva ko ikintu bita ikoranabuhanga ni ikintu gikomeye cyane. Ariko njye ikintu nakuye ku mbuga nkoranyambaga nkoresha cyane ni inshuti, ariko kandi habaho n'abantu usanga bashobora kukugira inama y'ibyo ushobora gukora, y'ibyo ushobora kuba wageraho.
hari n'abantu baba influencer mu bintu byiza ukavuga uti uyu muntu niba akora iki ngiki nanjye reka mwigireho. Ikindi habaho n'amakuru. Ngira ngo nka nyakubahwa perezida wa repubulika bigeze kumubaza bati ni iki wabaho udafite, arabwira ati buriya ntafite amakuru byaba ari ibindi. Nanjye rero buriya ikintu bita amakuru biri mu bintu bimfasha cyane, binatuma nkoresha imbuga nkoranyambaga cyane kugira ngo menye amakuru ameze gute, haba mu buzima, haba muri politiki, haba mu bukungu, haba mu nguni izo arizo zose. Buriya rero urumva ko imbuga nkoranyambaga zirafasha cyane. Imbuga nkoranyambaga zirafasha cyane. Uri umutahira, uri MC mu bukwe, niki kintu cya mbere mu bukwe kijya kigushimisha? Ikintu cya mbere ngiye kinshimisha iyo ndi mu bukwe ni uko mba mpagaze imbere y'imbaga y'abantu. Buriya rwose niba mpagaze hariya niba batanampaye n'amafaranga mba numva byibura umutima wanjye unyuzwe. Ariko noneho ikintu cya kabiri kinshimisha ni uko iyo nsoje nk'ubukwe ncukije nk'igitaramo, usanga abantu baza bambwira bati wakoze neza, wabikoze neza, akomeza wagura impano, ni byiza cyane. Ibyo bintu biranshimisha cyane. Hari umunsi wigize kuyobora ubukwe yenda nka nyuma y'ukwezi ukajya kumva ku bantu wayoboreye ubukwe batandukanye? Njye ntabwo birabaho, ahubwo ikintu nshima ni uko n'ubushize nko mu minsi nk'ibiri ishize nagiye kubona mbona umuntu anyoherereje ubutumwa arambwira ati Rwamucyo rwose wamugisha watwifurije, ubu twibarutse umukogoto, imfura yacu, umwana w'umusore rwose, kandi turagushimira. Ntabwo birabaho, gusa n'ubukwe tumaze kuyobora ari bwinshi, ariko mu ntuza mfite, mu makuru mfite y'aho bunayoboreye ntawe ndamenya batandukanye, even nta n'uwo ndamenya wanabuze urubyaro. Rwamucyo, hari ikintu kijya kiba mu bukwe nshaka uzi kutubwiraho muri rusange. Ubukwe ubundi twari tumenyereye ko habaho ikidara mu cyaro, bakazana ikibindi tukanywa, tukagira gute n'uducuma tukanywa, ariko yenda bijyanye n'umuco uburyo ugenda unahinduka, ibyo nta kibazo. Ndetse n'abaherekezaga umugeni cyangwa se bagaherekeza umusore babaga ari abavuye mu miryango, inshuti n'abavandimwe. Ariko uyu munsi ubukwe busigaye bubera mu masare, mu majaride. Ibintu bijyanye no gukodesha abakobwa mu bukwe bihagaze bite? Ngira ngo ibintu bijyanye no gukodesha abakobwa dukunda no kubibona mu bukwe tujyamo bwinshi, ariko ntekereza ko buriya aba ari ubushake bw'umuntu, cyane ko ari nk'uwo twigeze kuganira, ambwira ko baba bashaka abandi baryoshya amafoto. Buriya hari abantu bibereyeho mu buzima nyine bavuga bati njyewe icyo numva kizagaragara mu bukwe bwanjye kikanshimisha ni amafoto.